ibintu bisaba babwira abagira ngo abakange aremerezo namwe mubone ko bikomeye kose apfuye kugira ngo dukunde twimuka ahangaha. Umuntu areba nitwimuka ahangaha koko tukajya kwangara tukajya kugira gutegura murabona tuzabaho dute? Uraso muramushyigikiye kandi none se mama yewe biriya bintu papa arimo atubwira ngo twimuke tujye gupanga ahandi twari tumenyereye aha. Kwimuka burya ubuzima nubwo gupanga twari tumenyereye aha mbona byaducanga. Gusa nyine ku rundi ruhande dushishoze tukareba dushobora gusanga papa ari mukuri, ariko ni ibintu tugomba kwicaraho nk'umuryango tukabitekereza neza kuko papa arahangayitse. Ni ubwa mbere mbonye papa ari afite isura nk'iriya, nta byishimo nta gusabana, ariko nanone ibintu byo kujya kwimuka ndumva ari ibintu atari ibyo guhubukira kandi n'ibintu byo kuguma aha. Ndumva papa ku ruhande rumwe twamugarukira tukareba ese kubona umuntu w'umugabo afata umwanzuro wo kwimuka mu nzu yubatse nawe ntabwo bimushimishije mama. none se mwabana ariko uguzi guhaguruka ukava mu rugo wari wicayemo ukimuka ukajya ahandi, uzi ko tuzagenda tukamera nk'abatangiye zero tugiye kubaka urugo bushyashya? Uburetse koko reba ntituzi nimba tuzanajya mu kahe karere kujya kumenyana n'abantu baho, kujya kumenya ibyo gukora. Umva ngiye rwose kwimuka, ngiye rwose ndumva bimbangamiye. Umva mwabana nimba mubona ngiye ntari mukuri simbizi, ariko ngiye ndabona ndi mukuri. Mama papa aragira ngo twimuke nawe ukagira ngo tuguma, ubuse koko turumvira nde tureke? Ubu twebwe ntabwo twishimiye kubona mutandukana mutatana. Ngewe icyo navuze ikintu nshaka ku giti cyanjye nk'igitekerezo mfite ni uko twakwicara hamwe nk'umuryango tukareba ese turamutse tugumya ni izihe ngaruka byagera ku muryango, cyangwa se twimutse ni izihe ngaruka. Ariko ingaruka nyinshi nubwo nyamara twabirengeje ingoyi, burya ikintu kiri mu rugo ni ikintu kidasanzwe. Mama bitekerezeho neza, papa aramutse apfuye twahangayika twese hano. Ako gahinga ko duturanye imyaka yose tumaranye, ubundi buriya ashaka kumwica ntaba yaramurangije kera. Ako mama ubundi murabona impungenge papa afite, mwaretse tukamwumva koko tukimuka. Abana muri abana ubwo duhaguruke twomongane ngo duhunze gahinga. None se niba mwica bwo muzaba mwungutse iki? Ariko igihe cyose tumaze ko atamwica. Aha mushatse mwarasha tukamwumva. Rero rwose umva ngiye ibyo kwimuka rwose ntabwo biri kunzamo rwose, ntabwo biri kunzamo. Nese mama nadutakagenda ubona tuzabaho gute? Nese nadushuka tukimuka tukagenda, abagabo ntubazi wa mwana wececeka uracyari umwana, tukagenda yamara kutukubita mu bukode akagaruka inzu akayigurisha, tuzabaho dutebwo bwa bukode tuzabona yo tubwishyura. Azajya yishyura. Duhaguruke mu nzu yacu tujye mu bukode kandi muri abana ko wenda afite indi mama. Hehe se yarahakweretse? Nese niba mwica ikibazo ni ukumwica. Ariko uko batamwishe ni uko batamubona. Ariko mama mwiguma muri ibyo kuko nta kintu byatugezaho, ahubwo ariko mugiye musa nkaho muhanganye ntabyo byatugezeho. Sister uyu ni mama arakuruta, ugomba kumwumvira. Ariko mama nawe ikintu kimwe utagomba kurenza ingwe ni uko papa utamukekera kugurisha inzu, ahubwo icyo papa niwe murarana, niwe ibintu byose muganira mujya kubitubwira mwamanje kubiganira. Mugomba kubanza mukamanza kuganira mugafata umwanzuro, byaba ngombwa mukaduteranya nk'umuryango na mushiki we n'abandi bose bo mu muryango tugahura tukiga kuri iki kibazo, kuko ntabwo twagarukaho ko gahunda yaratuye hariya kera. Ahubwo nabanza natubwira impamvu nyamukuru itumye gahinga ashaka kumwica, atubwire nawe yabikuye mbese tubone gufata umwanzuro. Njye ndumva ari uko twabigenza mama. Si ibyo se rata mwana wanjye, ubundi se murareba njye mundusha gukunda so? Iso yaranshatse ni umugabo wanjye, turabana twarabyaranye abana beza nkamwe, murumva njye ntamukunda? Ariko tugomba kubanza tukamenya icyo kibazo tukagihera mu mizi, tukamenya nimba kuko cyaduhagurutse. dore ejo bundi
ibyo nabashije kuba nakubwira ngiye kongera kubigusubiriramo. Umusaza ejo bundi papa yaratubwiye ngo tugomba kujya kumuhorera tukajya kwica Muhabura. Nubizi? Kati komereza. Ariko rero papa yashobora kuba yari umusore baramubonye kuno yikangaza ati mwe muzajya kumora ati muzajya abahungu banje. Ariko rero buriya ariko buriya wowe duceceka buriya wowe uri petit frère. Ni ukuvuga ngo buriya mwebwe musanze papa amaze no gucogora. burasa yacogoye se. Buriya hari n'igihe cy'akarara serera na Mary kugera mu gitondo nanjye ndakana gato. Nabonye ahuma ati mujye kuri misiyo ati mujye kuri misiyo navuga ati noneho. Buriya rero reka mwereke petit frère. Buriya kuba mukuru nicyo bivuga. Buriya cyagiye urabona yuko papa yadusohokanye tujya hanze natubwira uburyo ki tugomba kumuhorera sogokuru. Mbitekerezaho cyane umwanya munini. Ndavuga rero nubwo bimeze kuriya nitutabibwira Mary nabundi ikibazo kizavuka. Rero buriya petit frère ndabona wowe ufite n'amashagaga kundenza. We ntabwo bizi buriya vie ntabwo mwakoze wa musa abona garaticisha make ngiye nararege ndavuga ati se Muhabura papa duhaye kiraka turi abana be. Kibaye wenda umuntu yamusubiye akaba yasubiza ibihi inyuma akamusubiza mwaya myaka akajya yikora nk'ako kazi. Ngiye nabonaga wapi rwose. Wabonaga hari ibindi mose garafre. Buriya rero kamubwire petit frère. Buriya kubaho neza ni ukubana kandi tukabana n'umuntu wese. None se buriya nka kuriya iyo tujya kwica uriya muntu twarangiza buriya abana ejo bakazadukenera twajya ducaho bakadutera amabuye twacaho natwe bakaturukansamo n'ibyuma. Icyo kibazo twari kuba tukibazo. Narateke ndavuga ati rero ibintu biba byarabereye mu miryango twe tuvutse ejo bundi ntabwo tugomba kubyivangamo. Okay, gusa uko byasa kose ibintu wacu n'umubyeyi wacu nubwo agira amahane tukaba tubizi natwe tujye tumutwara gakeya nta kibazo buriya bizageraho bizanashira nta kibazo. Ari kugenda asaza rega buriya vie arimo aravamo kandi urabona ko n'inzu byose nta kibazo. Ndashaka kugira ngo nzabashe kuba nabimwumvisha ngiye mwegere bimwumvisha mubwira ati ntabwo ari ngombwa kugira ngo Muhabura ari ngombwa amaraso atubari bo nk'umuryango. Ejo ushobora kujya kubona na polisi iratangiye kudukurikirana ariko nubwo baduhaye misiyo bamwe kudezera misiyo ari amafaranga yafata nabwo twayarya. Ariko buriya mwana weviye ntukazajya umwereka ko tutari kumwe. Jya umwereka ko turi kumwe nta wasi. Oya none nta muzamuhindura ute nazakoresha kumuhindura ute kandi abona ko twese turi kumwe. Dore weje ubundi wari wasa ati nzagorera nagira ngo mbashe kuba nabitwaza gahoro kugira ngo nzabashe kubasha kumubona kugira ngo mwiyegereze nanjye mubwira ati ibyo ugomba kubivamo. Rero igihe dusohokanaga na sister mu by'ukuri nubwo ari umuntu w'umugabo wabonaga ko amarira yenda gutakara. Rero iyo utaza kwereka ko vie utaza kumwereka ko turi kumwe vie byari kumubabaza cyane bikaba yatuma natwe tugirira nabi. Ariko wabonye ko tumutuza umutima yaratuje. Ikintu nshaka ndashaka kugira ngo papa mbashe kuba namuhindura kandi ngomba kubishobora. Cyagiye yari yatwihereranye wabonaga ko amarira yenda kugwa. Ubwo rero niyo mpamvu twagomba kumucubya gake kuko yari no kutumenagura. Ntabwo wabibonye se wowe? Narabibonye ariko uko byagenda kose impamvu wabonaga nanjye nicisha bugufi muri iriya gahunda yaduherezaga kujya kwica Muhabura. Niyo mpamvu nitwaza nagendaga gakeya kugira ngo ngiye nzabashe kuba namwegera muhindure. Niyo mpamvu nakwereka ko natari kumwe nawe kandi nzamuhindura vie nzamushobora. Rero kumbwira ngo dusinye amasezerano ya kakana sukibuka se? Ndakibuka cyane nta kibazo. Ubu rero noneho narinje nyine ubu tugiye guhura tuyagirane ku buryo uramutse unampemukiye najya kukurega. Ndabyumva cyane. Rero tugomba gusinya amasezerano tukagira aho tubyandika ku buryo nimurega bizagira ishingiro. Ariko se Queen utabeshye koko urumva wazandika mu zihe nkiko? Ubwo babanje gushyira mu nyurabwenge ngo utekereze neza iki gihugu urabona hari urukiko na rumwe rwakurengera ucuruza urumogi. None se mwana cyakabaye? Ndakumva. Niba ari cyo witwaje rero. Yego. Turandikirana turabura nyine ntago turi bugaragaze neza ikintu nyacyo tugiye gusinya. Twe turandika amasezerano yuko ari amafaranga yunguka. Ndabyumva. Igihe runaka uwamemukiye cyangwa utayampaye. Yego. Ubwo nzakurega nyine turandika ntago twirirwa twandika biriya bintu. Twe turandika nyine amafaranga yunguka. Ibyo byiza naye ndumva ari byo twakora. Reka nkubwire Queen inshuti yanjye. Icyiza buriya ko mbibona icyiza twakwizerana kandi dukoze neza
twazunguka mu gihe gito cyane rwose. Iriya business igira amafaranga ndabizi kandi nawe urabizi. Ikiza reka twizerane kuko imonyandiko ntago byakunda rwose. Ntago byakunda nawe urabizi ko iki gihugu rwose iriya tegeko ritigeze kiritora. Cyakurasetsa kabisa. Ako se cyaka. Ubwo uri kumva umushinga nk'uwo w'amafaranga nkayo kuko njyewe mwizere kabisa. Wowe cyaka n'icyaka cyawe ntabwo byabaho kabisa. Mwizere urakomeje? Ndakomeje. Cyakora cyo ndabona uri mu marembera kabisa. Uri gusezera. Njye uramutse umpemukiye. Urabizi. Se ntabwo uzi ikintu ijambo ry'Imana rivuga. Ariko kwene nawe urasetsa koko. Ubu se koko nakanya uhindutse pasteur ugiye kumbwiriza. None se iryo jambo ry'Imana rivuga ngo ki? Naye mfite amatsiko ngo bambwira da. Cyaka kabisa. Se cyaka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wizera umwana w'umuntu avuma. Uraza kunyeska ukagera naso. Reka nkubwire kwene we tuza rwose. Business ndayizi mfite ahantu njya kurangura. Imari barayima. Mfite nta hantu mpita ncuruza. N'umunsi umwe wonyine. Nabonye imari neza. Nako kanya ntarara nyicuruje kandi amafaranga yabona. Uhengerageza ume kujya gukora business bwa mbere nze ncuruze urebe ngo ndagukubita virisoma mu minsi mike tukaba tubaye abakire. Urumva natwe twaba tugendera mu mabenzi nk'abandi. Wowe shiri impungenge mpa amafaranga dukore business. Cyaka reka nkwizere ariko urabizi. Mwizere uva gukora akazi ucuruza. Uva yunyereka verisoma. Bwa kabiri unyereka verisoma n'ubwa gatatu. Utindaho n'iminota 10. Mutwe nkukuraho. Sonzi nta mikino njya ngira. Kwine ndakuze rwose. Ndabizi ko nta mikino ujye ugira. Ejega ndabizi bura wahita unansuramura nta n'ikinya ndakuze rwose ntugire impungenge nzazikora neza nkuko ubishaka. Cyaka Ndakumva cyane rwose. ubwo duherukana se twajyanye amasezerano twashatse yuko tuzajyana twashatse gukora business. Ndabyumva. So byibuka? Ndabyibuka cyane. Noneho iyo business rero njye naje gutekereza nsanga hari igihe wandiramo. Ndavuga no kugira ngo reka twandike amasezerano mu ikayi ku buryo uramutse undiye nabona naho nkureze. Gusa urumva twakora amasezerano kuri iriya business koko yanditse. Ubwo washyizemo inyurabwenge neza ukabanza ugatekereza neza. Hoya njyewe mvuga ukuntu nabitekereje. Nyine ntabwo twashyiramo amasezerano tuvuga ngo nibiyaganje. Twebwe twavuga tuti nta mafaranga njyewe nakugurije amafaranga yunguka. Waramukundiye nyine nkabona ukuntu mvuga ati warandiye kuko ntibigeze yansubira. Ega muri iki gihugu nawe urabizi nta hantu na hamwe wakinira business nta n'itegeko na rimwe rinakurengera muri iki gihugu ku muntu ukora iriya business yo gucuruza urumogi. Uramutse ukoze uwo mubare rwose ukazanamo ibintu by'inyandiko ntago umubare ntago wabumeze waba upfuye muri make. Ese cyaka uragira ngo tubigenze dute? Uko twabigenza nyine nawe ntukora business tukizerana nta kindi. Twizerane koko cyaka nkwizere koko. We nyizera ariko we nyizera ntugire impungenge business ndayizi urabizi. Ntago nakwizera kabisa. Ese business ni cyaka cyawe bana. Mwizere. Niwe nyizera business ndayizi urumva mfite ahantu njya kurangura niyo waba uyu munsi nkazana imari yararishize mfite n'abakiriya benshi yararishize kandi nkakwereka inyungu gutya na verisoma buri munsi kubishaka mwihorere mwizere uva kugurisha verisoma ku munsi wa mbere nyibona kuwa kabiri nyibona kuwa gatatu ku buryo ku masaha twavuganye n'urenzeho n'iminota 15 wita nkusiramura nta kinyi. Ndabizi Queen ndakuzi rwose ntago woroshye wahita undangiza ukansiramura nta kinya pe ndabizi. Hano mu rugo rwacu rero dufite amakuru meza. Umukobwa wacu Esteri ubwo twamutumaga i Musanze ngo yahuriye n'umusore. Umusore rero ngo babaye inshuti. Ibintu mbese bigeze kure we nawe ejo bundi yarabimbwiye ngo uwo musore ngo azaza kudusura ngo ku cyumweru. Ubwo rero nagira ngo ndikumenyeshe kugira ngo nawe wicare ubizi ejo bundi ibintu bitazagutungura. Ku cyumweru? Ku cyumweru ko numva nari mfite izindi gahunda kandi ariko se uwo musore ushaka kumindura gahunda zanjye igihe gahinga
ku cyumweru gahunda ni kuzajyamo nkazihagarika nkamutegereza nkazihindura nkamutegereza uwo musore kuko uwo musore ni umusore kira. Ese nk'ubu mwaramuka mutumye mpindura gahunda zanjye namara kuzihindura nkasanga ni za nsore zicaricariza hano hanze, ese uko mwazanyizwa n'icyo? reka papa Esiteri reka duhe umwana uburenganzira tuzabanze turebe uwo musore uburyo umwana niwe wikundira, dusaba kumuhuza uburenganzira tugasanga agiye n'ahandi ugasanga biratubabaje, reka tuzamwihorere tubanze turebe n'uwo musore we kuko niba barashimanye. dadi unyetse ko tuba inshuti ni ukuri mwakihangana tukazareba ikizavamo, ntawamenye ko byagenda. Erega Esiteri ibyo ngibyo ntabwo mbyanze kuko sinkwimana ngo nzakwirongorere, ahubwo nubwo ntazasanga ari uwo musore ari nk'umunyonzi cyangwa nkasanga ari nk'umuyede. dadi kandi yarantwaye mu modoka ntabwo ari umunyonzi nk'uko utwaye mu modoka ayitwariye neza gutya. ngiye gusura mukuru wanjye niwe wagiye antwara. noneho reka nemere mpindure gahunda zanjye, ariko nkubwire Esiteri ikintu ugomba kwitondera we na nyoko, nkazasanga ari ingegera azamara gutaha muzabisobanurira neza. Reka nemere yazamva muzamuhe mumubwire uti reka ari uzaze. papa Esiteri reka tureke umwana tubanze turebe. Nta kibazo. dadi ntibigiraho ikibazo ni ukuri nsabye ko tuba inshuti nanjye mbona ntacyo byaba bitwaye, nakihanganya tukazareba ukuntu byazagenda nyuma. Oya Esiteri nta kibazo, ibyo nta kibazo. Ikibazo ni kimwe gusa, gushora ngo umusore ugiye guhindura gahunda zanjye zo ku cyumweru nkamutegereza, ubwo ni umusore igihugu. Ese ubu ngubu ngize nkabona haje umunyonzi, aya dadi ntabwo ari umunyonzi ni ukuri. cyangwa yakubona nkabona haje umuyede. ko dadi njya abantu ngiye mvugana nabo koko. Reka mubwire Claudine nawe Esiteri, njyewe ndamutse nsanze ari za nkegera zo hanze nkajya kubona nkabona niyije, njyewe aramutse atashye avuye njyewe mwambona mwareba ibintu mbakorera. papa Esiteri reka duhe umwana uburenganzira ari we wihitiramo kuko ntabwo twamushimira, reka tumureke. apfa kutanzanira ingegera muri uru rugo gusa nta kindi.